Muraho, ndakeka ko umugore wanjye agiye kwica mabukwe. Mbigenze nte? Ubu ni ubutumwa bw'umwe mu batwandikiye yifuza ko mwadufasha mukamugira inama kuko yabuze amahitamo. Arifuza kumenya icyo yakora. Mbere ko tubabwira iyi nkuru, ndagira ngo mbasabe niba utarakora subscribe we wayikora, hanyuma nukundi inkuru ukore like ndetse we wanayisangiza bagenzi bawe. Abagitanga comment ndabashimira cyane. Ni mwebwe mudufasha gukomeza gukora kuko bene izi nama abazidusaba baba bakeneye ko mudufasha kubagira inama. Niba nawe udukurikiye rero ukaba ufite ikibazo, ukaba wifuza ko twakugira inama, twandikire uciye ahantu hatandukanye uri bubone iyi nkuru, haba hano muri comments za YouTube cyangwa se n'ahandi hose uri bubone iyi nkuru, hanyuma tube twagufasha tukubarize abadukurikira babe bakugira inama. Uyu rero yatwandikiye agira ati: njye n'umugore wanjye tumaranye imyaka 6 turushinze. Turakundana cyane ariko dufite ikibazo gikomeye cyo kubura urubyaro. Nubwo bimeze bityo ariko urukundo ni rwose. Twakomeje gutegereza twihanganye twibwira ko Imana izatwibuka, ariko imyaka imaze kuba 5 tujya kwa muganga ngo arebe ikibazo dufite ndetse niba ari n'icyabonerwa umuti awuduhe dukire natwe tube twakwitwa ababyeyi. Amakuru twakuye kwa muganga rero niyo yabaye intandaro y'ibibazo bikomeye, ari naho mpera nkeka ko umugore wanjye ari ugiye kwivugana mabukwe. Mbere yo kubaha aya makuru, reka nsubire inyuma gato kugira ngo mubashe kumva neza uburemere bw'ikibazo. Umugore wanjye nyina yamubyariye iwabo ariko ntiyakomeza gukundana na data bukwe, ahubwo yigumira iwabo arera umwana we. Nyuma data bukwe nawe yaje gushaka undi mugore, gusa akagira uruhare mu kurera umwana we cyane cyane ku bijyanye n'amafaranga kuko yari yifite. Umugore wanjye amaze kugira imyaka 7, mama we yitabye Imana azize inda yari yaratewe n'umugabo utazwi kugeza ubu. Kuva ubwo ahita ava kwa nyirakuru aza kubana na se na mukase na wari ufite abana. Akurana na barumuna be, ariko nyine ibibazo byo kurerwa na nyina wundi ntibyabura kuko nubwo ntacyo yabuze muri urwo rugo, amaze kuba umwangavu mukase atasibaga kumucyurira ko azaba indaya nka nyina, ndetse na se ntagire icyo abikoraho ahubwo agasa n'ubitsindagira amusaba kutazamera nka nyina. Ibaze n'ukuri. Ubwo yari hafi kurangiza amashuri yisumbuye, mbese amaze kuba inkumi ho birakabya cyane, yatinda kugera mu rugo gato batubwira ashaka kwigira nka nyoko. Yasubira inyuma mu ishuri gato batubwira ashaka kuba nka nyoko, kandi no mu gihe yakoze neza nabwo ntibabure kumucyurira ko niyibeshya akagira ibyo adakora neza azamera nka nyina. Ibyo ngo byaramubabaje cyane ndetse bituma yigira ikirara kuko yumvaga n'umundi nta cyiza yakora ngo ashimwe. Maze kubwa amahirwe make ari hafi gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye, umusore bakundanaga amutera inda. Akibimenya ariheba ashaka no kuyikuramo, ariko nyuma afunga umwuka yiyemeza kuzabyara umwana we. Mukase ngo bimenye, namwe murabyumva, noneho intambara irarota ngo byarangiye abaye nka nyina. Maze we na se bafata umwanzuro wo kuyikuramo, ariko umwana arabananira arabyanga. Ngo umutindi yanitse ntiriva rero. Inda igejeje ku mezi 4 yararwaye cyane araremba, ndetse ageze kwa muganga basanga inda irimo kuvamo. Bagerageza kumuvura ariko biranga, ivamo banamubaze. Hanyuma umwana abaho nabi cyane mu gahinda ko kubura imfura ye, ariko kandi murabyumva n'inyuro zari zose, ariko arashinyiriza arangiza secondaire ndetse na kaminuza. Nyuma yaho nibwo twaje kumenyana, turakundana, inkuru zose ndazimenya ndanazimukundira, maze turabana. Aha rero niho ngiye kubabwira ibisubizo twakuye kwa muganga. Muganga yatubwiye ko uretse no kuba tutarabyara, umugore wanjye adateze kuzabyara kuko nta nyababyeyi afite. Ngwiki? Bazo biragwira. Kandi ko uko abibona bamubaze bakayikuramo
bagakora hysterectomy afite hagati y'imyaka 17 na 21. ubwo umugore wanjye atera agatima kuri cya gihe yarwaraga agakuramo inda, ariko bikaba ngombwa ko bamubaga. ubwo mu gahinda n'umubabaro mwinshi tujya kwa muganga aho yivurije icyo gihe, asanga mu idosiye yo kwa muganga handitse ko ari we ubwe wabyisabiye akanabisinyira. gusa kuko umugore wanjye yari azi neza ko atigeze akora ibyo bintu, atekereza ko ababyeyi be baba barabigizemo uruhare, niko kwihutira kujya iwabo, maze mu marira menshi abaza se na mukase impamvu babikoze. ise agaragaza ko ntabyo yigeze amenya, ariko mukase asa n'udatunguwe n'aya makuru. ubwo ari umugore wanjye, ari njye ndetse na data bukwe dutangira kumukeka, tumushinja ko ari we wabikoze, maze tumurembeje n'umujinya mwinshi baravuze ati, ni njye wabikoze kandi simbyicuza. wari utangiye kwigira indaya mu rugo rwanjye, kandi n'ubundi abana wari kuzabyara nabo bari kuba nkawe na nyoko. ibaze n'ukuri. ahita ahaguruka akubita umuryango arasohoka aragenda. ubwo data bukwe we yasigaye adusaba imbabazi, ahamiriza umwana we ko atigeze abimenya, ariko natwe kubera n'umujinya n'agahinda turamwihorera, ntitwagira icyo tumubwira, dufata inzira turataha. nyuma y'icyumweru ibi bibaye rero, data bukwe yaraduhamagaye atubwira ko we n'umugore we bifuza kuganira natwe, cyane ko umugore we yicuza ibyo yakoze kandi ko yifuza kudusaba imbabazi. umugore abanza kwanga kubyumva, ariko nkomeza kumuganiriza, mwumvisha ko gukomeza kurakara ntacyo byamumarira, ahubwo ko yamubabarira ubuzima bugakomeza, tugashaka ubundi buryo twabonamo umwana burimo no kuba twarera uwo tutabyaye, adoption, ariko akomeza kubyanga. reka rero umunsi umwe mvuye ku kazi anyegera ambwire ko yavuganye na papa we, ndetse ko yamwemereye ko tuzajyayo muri weekend ikurikiyeho. mubajije icyatumye ahindura ibitekerezo akemera kujyayo, nibwo yahise anyerurira ko afite umugambi wo kuzajyayo yigize umwana mwiza, ariko ko azitwaza uburozi ngaho. ariko ngo ko azitwaza uburozi akazava yamenye neza ko mukase yaburiye kandi yapfuye. baba we, naramwinginze mwumvisha ko kwica umuntu ntacyo byakemura, ndetse ko nawe yaba yishyizeho ibibazo byo kwitwa umwicanyi. nyuma y'ibiganiro birebire ndetse byinshi yaranyemereye, maze igihe kigeze tujyayo, ndetse rwose yitwara neza kugeza dutashye. tugeze mu rugo, data bukwe yaduhamagaye igitaraganya atubwira ko umugore wamerewe nabi, ubu ari kwa muganga, ariko bataramenya neza ikibazo afite, gusa ko arembye. narebye madamu mu maso mubaza niba ari we wabikoze, arampakanira aratsemba, ariko rwose ubu mabukwe ari hagati y'urupfu no kubaho. ndimo ndibaza, ese mbivuge cyangwa mbyihorere? mungire inama, mbigenze nte? wow. History irandenze. abigenze ati, ntavuze byinshi, mwege uko mwayumvise. abigenze ati, ese atabare uyu mubyeyi, ese ubundi yizeye neza ko ari umugore we wabikoze? niba yaramugiriye inama umugore akamwemeza ko ntabyo yakoze, kandi akaba ari umuntu wamaranye imyaka 6, kamema ubu maze kumumenya, niba umugore amubwira ati nyizera mugabo wanjye n'ubundi nabikubwiye, nkubwira ko ndi bubikore, urambuza, nkwemerera ko ntari bubikore, none ubu ngubu ntago ari njye wabikoze rwose. ariko ibaze nawe ibi bintu bibaye neza bakiva muri urwo rugo, umukecuru babuze indwara arwaye, bigende akora iki? amuhishire abivuge? ese ubundi mbere yuko tunavuga no kuri ibi, mwebwe iki cyemezo cyo kuba uyu mudamu yarafashe icyemezo cyo kwica mukase, cyo mwebwe mwacyumvise gute? komenti zanyu ndazitegereje, muri inshuti nziza, ndabizeye ntabwo muri buze kuntenguha. uyu mugabo afite ikibazo gikomeye, akeneye inama zanyu, hanyuma mukomeze muhe ibitekerezo, kandi nawe nongere nkwibutse, ufite ikibazo ukeneye ko tukugira inama, twandikire, turi hano ku bwanyu. ndabakunda, bye bye.